Abyaro wambi abyaye ka kabiri nyamara amahirwe yaragera ngo igihe bari mu rugo bumva ngo batabo bari kuvugiriza niba ati nabazanye amapfizi yo kutumara umubabaro iyo umukayo baravuga ati se koko yana amahirwe y'ubworozi yarahari tutayareba koko ngo yo aravuga ati mugabo wanjye urizera fe ngo barebye mu mbuga babona nk'amapfizi nkarindwi ngo barazirika ngo abaza abantu babirudadateze ko muziziritse aha niho mwimuriye batirekada iyo mwasenze haleluya haleluya iyo mwasenze iradutumye ngo tuzishire hano twigendere amuzingazinza amaguru nibaza aya masengesho muri gusenga atuma bakuziritse baza bakabipfunda urudara aya muri guse ngo ahamagara bamuziritse ati sinjenda muzingura ahubwo niba hari abigeze bakuzirika naba ari bo bazi aya mavuta turimo yahamagara baziritse runaka na nyira runaka bakamuzitura tutavuye ahangaha kandi amahirwe agize ute agihari kwisi sinzi ko nganiza abantu bigeze barara mu mva gatatu niyo mpamvu mfite amavuta anzanira icyizere ko ibyo niyigisha ari ukuri kandi ko hagiye kubaho kuzuka ubwo wamazemo gatatu yazutse ekiriyasina urwaye arabuzwa n'ikigukira iyo yasuye umazemo gatatu ibasha gukiza umazemo rimwe kinima urambwira uti ndi mu bitaro bikomeye ariko simumva urambwira uti bantransifeye ariko simumva yego urambwira uti banshiriyeho iteka ariko simumva ariko atandukanye ibintu mumva gatatu amahirwe yaragihari kora iyo mibare niba mumva gatatu amahirwe yaragihari yego niba mumva gatatu amahirwe yaragihari ntabwo ndahavuta bivuze neza niba mumva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu undi ruhu urimo urabyumva cyangwa ndimo nihuta oya ndimo ndafashwa natuje ndimo numva wemera ko amahirwe akiriho ndabyemera 100% kuko nta hantu kure cyane itakura umuntu ubundi nabwiye abantu bushize ngo umuntu wese utaranyereka aho bashyinguye Imana hazigera mbuza kugira ibyiringiro ubundi nanjye ndababwira iyo utinze gushaka Yesu utinda mumva iyo utinze gushaka Yesu utinda mumva yego niyo mpamvu aba bavuze bati tumushake aho aziye wari mumva yavuye haleluya abasheshe bagutuze igenda yongera igihe kavuga itubwa atarasubizwa nongeyeho icumi haleluya ya cumi gashira bati yarashubijwe ngoya kamwongera indi icumi iguhigiye kugira ngo usatire igihe cy'amahirwe ibiyakurura maze yakugezaho shitambere tekida besi yafika remasiya arenganima hari abantu ushimye kuko nta jambo avuga ngo rihere kandi ikintu cyose gifite igihe cyategekewe hari akantu kamfashije haleluya amina abantu ntabwo bazi igihe amahirwe yacu yategekewe ako ndagasinya ugasurinya ntabwo bazi igihe byategekewe ntabyo bazi niyo mpamvu ubona abakwima n'akayiko k'umuceri ntibazi igihe izaguha depo y'umuceri niyo mpamvu ubona bakwima n'akaribu ngo uretse kwinjira nuko batazi igihe ibyawe byategekewe mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka ndabashuje cyane abantu dukurikiye kumwe bw'abera ministries amutakandagira amateka ubuzima bugahinduka mwibuke neza ko mbagaruriye umukozi w'Imana nkunda ufite amavuta ukorera mu gihe cye Imana yahamagaye ari we watangije ikiganiro cyangwa amavuta akandagira amateka umwaka urashize
none yagarutse turakwakire mukozi w'Imana. Imana ibahereze umugisha. Imana igukomeze cyane. Yego. Majaruguru muri amahoro. Imana ishimwe turi kumwe hanga. N'uburengerazuba urakoze kumosora. Reka rero dusenga Imana utangire umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Turagushimiye Imana yacu kudukunda kandi kutunezera kandi kubana mu ruhande rwacu. Turagushimiye kuri Imana yacu. Komezwa natwe muri byose mu izina ry'Imana Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Karibu mukozi w'Imana. Imana ibahereze umugisha. Nifuje ko tuganiriza abantu ko amahirwe akiriho. Haleluya. Nyuma yuko amavuta kandagiye amateka ubwo hahita haza amahirwe. Haleluya. Ubwo na amateka kumira amahirwe. Yego. Noneho kandi amavuta kandagira amateka amahirwe ahitaza. Haleluya. Nayo wari warabuze nayo utagenewe ayo utahawe nawe kuko amateka bari ikikubuza amahirwe. Haleluya. Inzira zose ayo mateka mabizo karande iyo zikandagiwe n'amavuta rero amahirwe arakwegera gusa hari abantu bagenda amahirwe ageze ku muryango nibo baje tuje kugarura tubabwire ngo haracyari ibyiringiro. Amahirwe aracyariho. Kuri wowe kuri nge ku bumwe bw'abera kuri Munezero ku baduteze amatwi kuri Ntambabazi ku bari mu modoka ku bari he amahirwe aracyahari. Iyo gifite igihe cyo kubaho uba ufite n'igihe cyo kuhura n'amahirwe yawe. Rero turasoma imigani ibice bibiri Yobu ibice bibiri umurongo w'9 dusomera iryo jambo wumva umuntu wari watakaje amahirwe. Umurongo ibice bibiri umurongo wa 9 avuga ngo umugore we aramubwira ati mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe ihakana Imana wipfire. Dusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 43 amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati ni mu muhambure mureka agende. Haleluya. Aya magambo arerekana uburyo umugore wa Yobu yari yatakaje icyizere azi ko amahirwe yarangiye. Yego. Yari yageze mu bwihebe ahita afata umwanzuro avuga ati mutware wanjye ndabona amahirwe ashize mu rugo, ndabona amahirwe ashize mu biraro, ndabona amahirwe ashize mu bana mu ndibyara, ndabona amahirwe ashizemo ku mubiri wawe, ndabona amahirwe ashize. None rero igisigaye ubwo nta mahirwe tugitegereje ku isi ihakana Imana wipfire. Ariko mu ijuru hari hakiri amahirwe agenewe Yobu n'umugore we. Icyo mvuze ngiki amahirwe aracyahari. Wowe wari wumiwe hirya yo gupfusha abana bangana kuriya amahirwe yaragihari. Hirya yo gupfusha ziriya ngamiya amahirwe yaragihari. Hirya yo kubora amahirwe yaragihari. Ndimo mvuga ndi mu mwuka mu mavuta kandagira amateka ko Imana yari ifite amavuta isuka kuri Yobu agakandagira urupfu rwisha amatungo hakaza andi amavuta agakandagira amateka yo gupfusha abana hakavuka abandi amavuta agakandagira amateka y'indwara idakira hakaza urundi ruhu. Urimo urabyumva cyangwa ndimo nihuta? Oya ndimo ndafashwa natuje. Ndimo numva wemera ko amahirwe akiriho? Ndabyemera 100%. Kuko nta hantu kure cyane itakura umuntu. Ubundi nabwiye abantu bushize ngo umuntu wese utaranyereka aho bashyinguye Imana hazigera mbuza kugira ibyiringiro. Ubundi nanjye ndababwira iyo utinze gushaka Yesu utinda mu mva. Iyo utinze gushaka Yesu utinda mu mva. Yego. Niyo mpamvu aba bavuze bati tumushake aho aziye wari mu mva yavuye. Haleluya. Abantu rero niba badashaka kuba mu mva mwako kaga mwiyo myobo nibashake Yesu. Niwe wenyine niwe banza ryo kwizera. Niwe uvugana n'ikuzimu. Abandi bakomeye bose iyo ubabwiye ngo ikuzimu bariruka
ariko Yesu kumubwira ngo ikuzimu kuko yanyuzeyo yatuyeyo iminsi 3 arongera araza afite ubutwari rero ndimo mpumuriza bihebye ndimo nduhumuriza ingo zigiye gusenyuka kwa mahirwe agihari ndimo mpumuriza abarwaye bakabora hari amahirwe ko bakira dekiri esiado icyo mvuze ngiki katwigire kuri Lazaro maze dusenga Imana rasika dole bamenye ko turi ku munsi wa kabiri w'amasengesho kuyoboza Imana rero yego ni inzira bivuze iki yego abantu b'i Samariya nangwa abandi bijya Abisirayeli cyatumaga barira ngo barapfuye ntabwo bari bazi inzira Imana iranyuzamo igitangaza yego ariko Mose yarazi inzira haleluya burya Elisa ageze ahantu umugezi wamaze abantu yabajije Imana inzira byanyuramo ngo uwo mugezi uhumane cyangwa se inzira yari hafi karakunyu ugashira mu isoko bigahumana burya Namani yayobewe inzira yo gukira ubu mfite inzira nakiramo ufite inzira wakomeramo abatwumva bafite inzira yo gukira kwabo no gushaka kwabo aleluya Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro burya Imana ishimwe Petero yari ku mazi ariko atazi inzira yanyuza atazi aho yanyuza ngo abone amafi Yesu icyo yakoze ni ukumurangira inzira erekera hari amafi abaraye nibatinda gushaka Yesu bazatinda mu mva Kristo Yesu aje tuzava mu mva Kristo Yesu arimo agenda Lazaro arapfa amaze gupfa apfa Yesu adahari abantu bazapfa Yesu adahari bazaba bahuye n'akaga kuko ntibazabona n'akaga wenda muzapfe hari ibindi bikomangoma ntibizabazura ariko hahirwa bapfa bapfiriye mu mwana ngo baruhuke imiruho n'imihanda icyo mvuga amahirwe aracyaha cyo ko iyo urebye nawe ntubaze Imana bikurangira inzira y'amakiriro yawe banaguhamba kandi igihe kitaragera bamuzingazinze amahirwe agihari yego bashira mu mva kandi amahirwe yo kubaho agihari yego bene wabo wa Lazaro bazana ibitambaro byo kuzirika amaguru kandi amahirwe agize ute agihari bamupfuka mu maso kandi amahirwe agize ute agihari nshaka kubyo bamuzirika amaboko kandi gusubiremo byumve neza uzi ko imiryango iyo utagira amavuta yakuzingazinga burundu yarabidukoza ari bakazingazinga ariko icyo mvuze bamuzingazinze amahirwe yo kubaho agihari amen ndimo ndatangariza isi ubwo Elma tiyakinima siyafika dufite Yesu nk'umutabazi amahirwe aracyahari kugera kure siko gupfa bafata ibitambaro bazirika amaguru n'amaboko babizirika Yesu aravuga ati ariko mubizirika aracyafite amahirwe yo kubaho yego bazana igitare bakimugerekaho umwuka aravuga ati rero mwamugerekaho icyo kintu ariko amahirwe agize ute aracyahari arara mu mva bwa mbere dekirima ariko umwuka aravuga ati amahirwe aracyahari arara mu mva bwa kabiri abantu bavuye aho bashinguye basubira imuhira ariko amahirwe agihari tugiye gusengera ku munsi wa kabiri gusengera abantu batakaje icyizere cy'amahirwe dekirima iyo bageze amahirwe aracyahari reka nkubwire inshuti yanjye ndakumva cyane arara mu bwa gatatu kandi amahirwe agize ute agihari ku isi sinzi ko nganiza abantu bigeze barara mu mva gatatu niyo mpamvu mfite amavuta anzanira icyizere ko ibyo nigisha ari ukuri kandi ko hagiye kubaho kuzuka ubwo uwamazemo gatatu yazutse ekiriyasina urwaye arabuzwa n'iki gukira iyo yasuye umazemo gatatu ibasha gukiza umazemo rimwe kinima urambwira uti ndi mu bitaro bikomeye ariko si mumva urambwira uti bantaransifeye ariko si mumva yego urambwira uti banshiriyeho iteka ariko si mumva arega tandukanye ibintu mumva gatatu amahirwe yaragihari kora iyo mibare niba mumva gatatu amahirwe yaragihari yego
niba mumva gatatu amahirwe yaragiye ntabwo ndahavuta bivuze neza niba mumva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu amahirwe kuwa mbere amahirwe ahari kuwa kabiri amahirwe agihari kuwa gatatu amahirwe agihari akanuka amahirwe agihari niba wanutse amahirwe yaragiye kirimasi yafikare karomore mondeka yamora ababazi we bacu wowe wicaye kuri vora niweho amahirwe yashize yego yafashijwe niba wamaze mumva gatatu yaragifite amahirwe yego wowe birukanye ku kazi ejo bundi ni wowe uvuga ko amahirwe yashize niba wamaze mumva gatatu amahirwe yaragiye egrayisi ya mora wowe umaze ukwezi indi kuriho niyo itaravuka niba wamaze mumva gatatu yaragifite amahirwe wowe wambaye kositimu ni wowe utagira amahirwe niba wamaze mumva gatatu amahirwe yaragiye wowe wagumiwe ni wowe utabyara mureke mvuga Imana haleluya yivuge amavuta akandagira amateka amahirwe akaza ubuzima bwahinduka amahirwe akandagira amateka imyaka ikagenda ikimukira amahirwe yego amahirwe akandagira amateka uruhu rwaboze rukahava amahirwe akaza yemereye mvuga Imana amahirwe amavuta akandagira amateka ahari inyatsi hakaza imigisha haleluya amahirwe ngo agereyo ngo Yesu aje Prince utinda guhamagara Yesu uzatinda mu mva uracyararamo ugihamagara abandi mu mva uratindamo ugihamagara bashiki bawe uratinda mu mva ugihamagara ba nyokorome uratinda mu mva ariko ubwo uhamagaye Yesu haleluya ubwo uhamagaye Yesu haleluya uri bugufi bwo kuva mu mva haleluya ngo Yesu ahageze yego ahageze ndamwumva mu biganza ndamwumva hose ndamwumva mu birenge ndamwumva kumva Yesu anyegeye ndamwumva nanjye amahirwe aracyahari haleluya ekirima ashira igihe ntihashira amahirwe igihe cyo cyashira gasubiremo Kerimasi yafika hashira igihe ntihashira amahirwe haleluya igihe kigihari hari umwana wasenze nkaya muri gusenga witwa Hezekiya umuhanuzi aramuhanurira ngo urapfuye aravuga ngo reka da ndumva amahirwe agihari aravuga ngo kandi Imana intumye ngo urapfuye aravuga ati sinita ku byigutumye nje ndimo ndakurura nshingiye ku mbabazi z'Imana ndumva amahirwe agihari yerekira ivure akurura amahirwe yari yagiye aya masengesho muri gusenga Imana ishimwe akurura n'amahirwe yari yaragiye mahirwe yari yaragiye gose yagiye akora reka nivuge abwira Lazaro ngo sohoka aravuga ati nubwo asohotse famiye yaramuzingazinze bashobora kukuzingazinga kandi amahirwe agihari yego bashobora kukuzingazinga yego kandi amahirwe agihari karitsiye ikakuzingazinga ariko amahirwe agihari ikakuzingazinga amaguru ariko amahirwe agihari ikagupfuka no mu maso hari amahirwe agihari kuki baziritse amaboko bakazirika n'amaguru bagapfuka no mu maso ni ukugira ngo kureba bihagarare gukora bihagarare kugenda bihagarare ihangane ukanyumva hari abantu kugenda byahagaze yenda bibyumva kuko kugenda ni ukuzana icyatumye ugenda ntabwo ari ugupfa kugenda nk'iki gusa ntabwo ari ukuzinduka nk'uvuye kubangurira imbwa bavuga ko umuntu yagize urugendo iyo azanye icyamujyana gukora ni ugusarura ntabwo ari ugukora ari ugushora amaboko gusarura ubwoya bw'imbwa ahubwo gukora ni ugusarura igikomeza amaboko ni umusaruro amina kureba ni ukureba ibyo abandi batareba aravuze ati rero Lazaro reka tumwere amaguru kugenda birahagaze amaboko gukora birahagaze amaso kureba birahagaze igihe Yesu aje rero aravuga ati umumaze iminsi amahirwe aracahari abamuzingazinze amaguru ntibaze aya masengesho muri gusenga atuma bakuziritse baza bakabipfundura udahari aya muri gusenga ngo ahamagara abamuziritse ati sinje ndamuzingura ahubwo niba hari abigeze bakuzirika naba ari bo bazi
aya mavuta turimo yahamagara abaziritse runaka na nyira runaka bakamuzitura tutavuye hano noneho ahamagara n'uwa aravuga ati muri mwe uwaziritse amaboko ya Lazaro ninde bati nuriya wegamiye hariya ati nawe mumuhamagare amuziture batangira kuvuga ngo abaziritse n'ababoshe bahuye n'ikibazo aravuga ati hasigaye uwamupfutse mu maso ngo atareba bati nawe naza mupfukure ndashimira Imana ngo baramuhambura ngo baramubwira ngo mumureke agende abarasohotse atera intambwe ngo baravuga ngo ariko ikinuko kiracamuriho reka nkubwire akaciro k'amavuta iyo amavuta afata ikinuko cyose cyari kiri kuri Lazaro nta n'umunsi ushize nta munsi wije ntabwo yaranuka ubundi mu isi iyo wanutse mu gitondo wenda gishira nimugoroba wakivugana na Yesu ikinuko cy'ubukene cyarashize icy'ubutindi kirashira ikindwara kirashira ahinduka icaremwe gisha aba nifuje ko hamagara Imana asifiwe igafasha abantu bari bihebye uzi ukuntu umugore wa Yobu yavuze barararanye abona aratwita aravuga ati nyamara Yobu amahirwe yaragiye abyara wa mbere ababyaye ka kabiri ati nyamara amahirwe yaragiye ngo igihe bari mu rugo bumva ngo batabo bari kuvugiriza niba ati nabazanye amapfizi yo kutumara umubabaro iyo umukayo baravuga ati se koko n'amahirwe y'ubworozi yarahari tutayareba koko ngo aravuga ati mugabo wanjye urizera fe ngo barebye mu mbuga babona nk'amapfizi nkarindwi ngo barazirika ngo abaza abantu babirudadateze ko muziziritse aha niho mwimuriye batirekada iyo mwasenze haleluya iyo mwasenze iradutumye ngo tuzishire hano twigendere ubwo Yobu yasigaye agwana no kubona abashumba baziragira kuko zaje atabyiteguye mu mwuka dusengeramo haza n'ibisubizo batiteguye ihangano uhamagara Imana ibidukorera hari icyo mbaza ndacyakubaza umva gutagenda ibyiza nuko ngenda hari hasigaye ikintu ntekereje gikomeye wemera ko atari Yesu wahambuye Lazaro ntabwo ari Yesu abamuhambiye nibo bamuhambuye cyane bitegetswe na Yesu niyo mpamvu nabwiye abantu ngo batinda guhamagara Yesu baratindwaho n'ingoyi batinda guhamagara Yesu ibipfutse mu maso barabitinda batinda guhamagara Yesu ibiziritse amaboko barabitinda batinda guhamagara Yesu ibiziritse amaguru barabitinda batinda guhamagara Yesu baratindana n'ikinuko ariko umwanya bamuhamagara ari igihe ubukene bukunukaho n'uwo mudaturanye akamenya ko wake mwahura akavuga ati uyu nta nubwo namusaba hari abantu n'ababana n'ubumuga badasaba ndavuga ati weho ndaho ndagusaba rwose nawe ndabona bukunukaho ariko ndavuga Imana kanguhe iminota 2 utuganirize utubaze yengeye kubaza ikintu gikomeye muri aya mavuta kandagira amateka biragaragara ko utubwiye ikintu cy'ubwenge kinesheje uravuze ngo hashira igihe hashira amahirwe iryo jambo risobanura baryumve neza baryumve kweri igihe kigihari ubu kiri umunyamahirwe abakinnyi b'umupira murabizi hari igihe ikipe igukubita 5 mu gice cya mbere amahirwe ugira ni ukukubwira ngo haracyari 45 ya nyuma iyo ari tasiya iyo ufite abakaseri n'abadefanseri n'abataka bazi icyo gukora mu gice cya kabiri igihe gihari amahirwe abagira ko ni mazi yafi umubi nuwakumarira igihe uwavanaho igihe uzamara ku isi wabakurangije ariko iyo igihe kigihari shenge amahirwe abagihari umwana araza agaturuka mu ba kabiri yagera mu ba gatanu yatikura kimwe bati bibaye 5 kimwe kabwira abandi leta y'abana amahirwe aracahari
umwana agaturuka hiriya yagera mu ba kabiri bakamutega bati ni penaliti bati ni 5-2 umwana akaza akavuga ati yo abafana bati muraze bati amahirwe aracahari uko niko abamarayika baba batwanima bavuga bati komera nubwo wari warabuze amahirwe aracahari nubwo wari warapfakaye amahirwe aracahari nubwo amahirwe aracahari arahari waje kumva ngo ni 5-4 ngo hasigaye 5 y'inyongera umwana akababwira ati shawe muri iyi 5 amahirwe aracahari ndimo ndabwira abo nganiza ngo n'iyo minsi 5 usigaje n'iyo myaka 5 ushigaje n'iyo myaka 3 ushigaje amahirwe aracahari waje kumva 3 ishize ukumva umwana ati ngo 5-5 akavuga ati mwiyi 2 isigaye mu nshakire ubwo rero umwanzi aba iyo umugomboye 5 aba yamaze gutsindwa cyane cya 6 ntikibura gitsindwa n'Imana ubundi utsinda 5 cya 6 aba ari icy'Imana kigaragaza ubutsinzi niwe nyiri ubutsinzi ntabwo akina mbere akina finale nimwifuka ngo igihe reka nkubwire igiti bagishingiye Moridekayi kandi amahirwe gihari aravuga ati ubwo ngifite igihe byahinduka bagera ubwo bamukatira 0 mugamubwira ati wowe wireba ibiti bisongoye reba igihe iminota irashari haracyari yego bigera saa 12 bati mwana arabwira ati ijoro rikera gihe kirashahari cyo gukora kw'Imana gihe cyo gukora kw'Imana kirashahari ijoro rigeze mu gicuku umwamara arasoma ati mu munsi kare yaraye n'ababyuka neza ntabwo badufite rero iracakora umwana witwa Sara yamaze 60 70 haba haje wa mwana mwahoze muravuga aravuga ngo iyo gifite iki ugahamagara Yesu amahirwe turacafite igihe cyo guhamagara nangwa namwe mwafasha gaheka iminsi ngahe mwakoze iyi minsi ifite ikirarema ego mwana w'intama w'Imana gashimira Imana bikaba yategeka bigakora harakandi umbaza ni ukuvuga ngo niba batwumvise neza hashira igihe cy'abantu ariko igihe cy'amahirwe ntigishira mu mahirwe ariho ku isi ni igihe yego n'igihe kandi igihe cy'abantu utandukanye n'igihe cy'Imana nyine baguha igihe batazi igihe cy'Imana yego baguha ijoro hakiri andi majoro baguha iminsi naho hari 70 icyo ngundira Imana iyo ibonye bagutunaritse baguhesheje bagutuze igenda yongera igihe kavuga itubwa atarasubizwa yongeyeho 10 ya 10 gashira bati yarashubijwe ngoya kamwongera indi 10 iguhigiye kugira ngo usatire igihe cy'amahirwe ibiyakurura maze yakugezaho shitambere tekida besi yafika remasiya arenganima hari abantu ushimye kuko nta jambo avuga ngo rihere kandi ikintu cyose gifite igihe cyategekewe hari akantu kamfashije haleluya amina abantu ntabwo bazi igihe amahirwe yacu yategekewe ako ndagasinya ugasurinyo ntabwo bazi igihe byategekewe ntabyo bazi niyo mpamvu ubona abakwima n'akayiko k'umuceri ntibazi igihe izaguha depo y'umuceri niyo mpamvu ubona bakwima n'akaribu ngo uburetse kwinjira nuko batazi igihe ibyawe byategekewe ariko uwihangana akageza ndashimira Imana ihangana udusengere aya mavuta tuzasubira kuko ndumva aya mavuta yanyanyagize mu modoka yanyanyagize muri za biro za bameya biro za bagitifu hariya hose muri za minadefu hose tsindagiramo amavuta kandi agira amateka maze tugira u Rwanda
tugira igihugu cyakandagiye amateka mabi maze ubwira u Rwanda ko amahirwe agihari ko rigariyasiya ubwira abari mu mahanga ubwira abari i Burayi ubwira abari za Amerika abari za Colorado abari za Indonesia hose amahirwe aracyahari kandi ako nari nibagiwe kuvuga yego nuri mu byaha 900 amahirwe aracyahari ko yahabwa imbabazi. Hallelujah, kandi umusamariyakazi yari afite abagabo 5 yakoze divorce ku mugabo wanjye. Imana iravuga ngo uracyafite amahirwe yo gukiza. akora divorce ku mugabo wa kabiri. Iravuga ngo mwatana uracyafite amahirwe kuzahura na Yesu. Akora divorce ku mugabo wa gatatu. Ijuru riravuga ngo ntidukangwa n'ubudivorce uzana. Akora divorce ku mugabo wa kane. Ageze ku wa gatanu Yesu abaraje ati mpa amazi. Niba watanye na batanu amahirwe yaragihari. Ni munyabyaha ki utarakira agakiza uyu mwana? Ninde utakizwa kweli? Ninde utakizwa niba uwa gatanu yarakije? Amahirwe ntagihari. Ngo Yesu aramubwira ati ni batanu koko n'ufite ubusu wawe. Maramubwira ati ariko ubwinshi bwabo mwararanye ntabwo bwakumira agakiza. Ahubwo akira amazi kandi amazi ndaguha. Yego. Ntabwo uzongera kugira inyota y'abagabo ukundi kuko ndakubera umutware. Yakaza aravuga turakoze kunyambo y'amazi atera irari ukampa amazi amarira. Haleluya. Dusengere kuma. Kandi arangije niwe wagiye kuvuga ibyo ngo nimuze murebe abahanuzi bavuze. Hisaba umuvuga buto. Kacete. Koze divorce gatandatu. Bivuze ko bwa karindwi abo muvuga butumwa. Aje kubwira abantu ibyo aje kubabwira uko byagiye. Nese Sawuli ntiyaragiye kwica abantu. Ni ingaruka nzakubwira iki kora ngo bibe. Aho tuzacumbura. Ninzabaho umutima mushya. Yego rwose. Mbakure mu mutima umeze nk'ibi. Buriya rero bashire mu mwuka mushya. Niwo dusengera. Ya mbere yuko tubasezeraho mushumba mukozi w'Imana muhanuzi wo mu gihe gikwire kandi Imana ikoresha imirimo ikomeye. Hari abantu bazagira umwete wo guhamagara ngo bakuvugishe. Ariko se batarampamagara wemera ko amahirwe agihari? Mu gihe gisigaye wemera ko kihisha amahirwe me? Ndabyemerera na uza amahirwe abitse mu gihe gisigaye. Harimo no kuzamuka kwitore. Haleluya. Harimo no kumara imyaka 7 turi hano mu kirere. Haleluya. Amahirwe arimo. Aracyahari. Iyo umuntu ari mu ndege yumva ariko twe tuzahatura. 3 n'igice tuhatuye dutembera gusa. Tuzamuke hejuru mu etaje ya kabiri tuhamara indi 3 n'igice. Urumva amahirwe aracyahari rwose. Ayo kurya arahari kuba harahari. Rero address zanjye ni 078 gatandatu 8 9 2 3 2 078 gatandatu 8 9 2 3 2. Cameraman bwira bari mu mahanga ubwo barashiraho iki akamenyetso ko guteranya yego 0 yego 8 gatandatu 8 9 2 3 iyo aho haburiye uja ku 8 21 20 iyo aho haburiye rero ushinga amavi hasi Imana ikanyibutsa ko turavuga untereza Imana. Yego murakoze cyane mu musoro mwamushakira kandi bose muhamagare umukozi w'Imana mu gihe cy'amavuta meza kandi mwabyumvise ko ari igihe. Turagushimiye kuba wemeye kuza ku bumwe bw'abera kandi turagushimiye ko uwatangiye amavuta kandagira amateka nawongeyeho ngo harimo amahirwe amateka amaze kutsikamirwa amahirwe ahita aboneka. Ubundi amahirwe avanze n'amateka kunze kuba make. Murakoze. Ndagushimye Yesu Kristo. Ndaguhimbaje kuri umwana. Haleluya. Hari kwisi hari benshi babuza amahoro. Yesu wacu. Hari benshi bashaka kwihakana ngo bitsire. Hari abarutegereje ariko wowe utarubona. Umugore wa Yobu yarazi ko birangiye ariko amahirwe yaragihari. Haleluya. Nsengeye bariya bose barimo batureba na bariya bose barimo baduteza amatwi kugira ngo igihe gisigaye bakibyaza umusaruro wo gukurura amahirwe yabo
kuko babikiye amahirwe mu gihe gisigaye. Amen. Amen. Uravuze ngo mu gihe gisigaye habitsemo amahirwe, mu gihe gisigaye habitsemo ibisubizo, mu gihe gisigaye habitsemo gukira, mu gihe gisigaye habitsemo gukizwa, mu gihe gisigaye habitsemo gukomera, mu gihe gisigaye habitsemo umukungu, mu gihe gisigaye habitsemo ingororano, mu gihe gisigaye habitsemo gukira kwa Moridekayi, mu gihe gisigaye habitsemo kubyara kwa Sara, mu gihe gisigaye habitsemo ubwami bwa Dawidi, mu gihe gisigaye habitsemo amavuta, mu gihe gisigaye habitsemo gukira inzara kw'i Samariya. Mbyambaje nizeye ko mu gihe gisigaye bazabona kugira neza kwawe. Mu izina ryawe gera Yesu urakoze. Amen. Murakoze cyane. Shalom shalom. Imana bahumugisha. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita Mbarimo Mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankubise bambaza ngo ariko ubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka. N'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka.